Ndabasubije mwese abakunzi b'inkuru. Ngiye kubagezaho inkuru ndende y'urukundo kandi iteye agahinda. Twohererejwe n'umusore wifuje ko twayisangiza n'abandi. Ngiye ugiye kuyibagezaho nk'ibisanzwe nitwa Wusiwusi. Umusore wacu yatangiye inkuru ye agira ati: amazina yanjye nitwa Paul. Sindi mukuru cyane kandi sindi na muto. Wenda mbere yuko tugera ku buzima bwanjye ndimo aka kanya, reka tubanze dusubire inyuma mu myaka mike ishize. Icyo gihe ndabyibuka neza, yari mu ntangiriro z'umwaka. Nibwo nari ndimo mva mu mujyi nerekeje mu cyaro. Gusa ariko ntabwo ubuzima bwari bwiza. Nari maze iminsi itari mike ndwaje mukuru wanjye mu bitaro, utari umerewe neza. Icyo gihe rero bisa nkaho hari hajemo agahenge, baba badusezereye mu bitaro. Mukuru wanjye yabaye agiye kuba arwariye kwa data wacu n'ubundi wabagaho mu mujyi. Ntibyari gushoboka ko nanjye tujyanayo. Nagombaga gutaha nkaba ngiye mu cyaro mu rugo. Niko byaje kugenda. Gusa ariko umutima wanjye wari wuzuye intimba n'agahinda kubera umuvandimwe wanjye utari umerewe neza. Maze iminsi mike mu rugo, ubwo yari mu masaha ya mu gitondo nicaye hanze ndimo nota akazuba. Nibwo natekereje ku buzima bwanjye uko bwaba bumeze, mukuru wanjye akomeje kumererwa nabi. Niwe nabaga nishingikirijeho mu byo nakoraga byose. Niwe wanteraga imbaraga mu gihe nabaga nacitse intege. Ndavuga nti se nakomeza kumererwa nabi nzabaho gute? Ninde uzankosora mu gihe nzaba nakosheje? Ninde uzantera kuraje mu byo nzaba nkora? Ubwo nahise mpaguruka nerekeza mu nzu, mfata mashini ndayatsa. Ubundi nakuze mfite inzozi zo kuzaba umwanditsi ukomeye ku isi wa filime, inkuru zitandukanye n'ibindi nk'ibyo. Nanone abantu benshi bakoraga ibintu bitandukanye bakabinyuza kuri YouTube bikabahemba. Ndavuga nti se njye mbikoze ntibyakunda. Natangiye kureba bimwe mu byo nagiye nandika, ndavuga nti se watangira nkashyira mu bikorwa bimwe mu byo nanditse abantu bakabimenya mu gihe nkitegereje ko mukuru wanjye Patrick akira. Natangiye gushaka ibisabwa mbishyira ku murongo ngendeye ku byo nari nkeneye. Nari nahisemo ko ngiye gutangira gukina udufilime tugufiya tw'uruhererekane. Birumvikana nagombaga gushaka abantu bari kumfasha. Ubwo natangiye kuzenguruka mbashaka. Numvaga ntarenza timu y'abantu 5. Naje kubabona abahungu 4 n'umukobwa umwe. Nyuma yo kubabona n'ibyasabwaga byose, twagombaga gutangira akazi nk'uko nari nabipanze. Nanone ariko umutima niho wabaga uri hamwe. Nabaga ntekereza kuri Patrick wari uri kurwana n'ubuzima butari bumworoheye. Basubije inyuma gato ariko Patrick twavuye kwa muganga afite igipfuko kitari gitoya ku nda. Bari baramubaza ikibyimba ku mara. Impamvu yagumye mu mujyi rero nuko ariho hari kumufasha kubona buri kimwe cyose yari gukenera kuruta ko twari kuzana mu cyaro nta undi muntu tuhasanze. Usibye mukuru wacu nawe wari warabaswe n'ibiyobyabwenge. N'agasambu ababyeyi bacu bari baradusigiye mbere yuko bapfa kose yari yarakagurishije. Ubwo hari hasigaye aho kuba honyine. Niyo mpamvu nafashe umwanzuro ndavuga nti reka nsabe data wacu aba ariho abarwariye, dore ko we ntacyo yarabuze. Kubw'amahirwe yaje kubyemera. Gusa ariko Patrick yari afite rendezvous nyuma y'amezi 6 ko agomba kongera kujya kubona na muganga. Nagombaga gukora cyane kugira ngo byibuze ayo mezi azagere hari icyo maze kugeraho. Umunsi wo gutangira gukora rero warageze. Njye na timu yanjye dufata ibikoresho byose twerekeza mu ishyamba. N'ishyaka n'umuhate byinshi dutangira shooting. Uwo munsi ntabwo byagenze neza nk'uko nabipangaga. Birumvikana abenshi muri twe usibye kuba twarakundaga filime cyane, ariko bwari ubwa mbere tugira imbere ya kamera.
ibyo natekerezaga turi bukore si byo twakoze. Twakoze ibintu bidafututse habe namba. Byari bibishye kubyumva no kubireba. Natashye numva nacitse intege ndetse numva nta n'umuntu nshaka kuvugisha. Numvaga ibyo bintu ndi kwishoramo atari ibyanjye. Natekereje ku muryango wanjye n'ubundi nsanga nta wundi muntu wigeze abijyamo. Ndavuga nti ubwo si ibyacu. Nyine ubwo bifite ba nyirabyo. Nahise niryamira nishyira mu mutuzo. Nahise nsinzira maze ndota mbona Patrick yakize ndetse ngo kubera ko yakundaga kuririmba ubwo ngo yari yatwaye igikombe cy'umuhanzi ufite indirimbo nziza y'umwaka. Nahise nkangukira hejuru nibuka ko atameze neza. Nibuka kandi inzozi njye nawe twari dufite zo kuzavamo abantu bakomeye ku isi. Mpita mvuga nti buri kintu cyose kirashoboka. Ngomba kuzaba umuntu ukomeye uko byagenda kose. Umunsi wakurikiyeho njye na timu yanjye twasubiye mu ishyamba muri shooting. Twe twakoze imyitozo ihagije, nta cyari gutuma tudakora uko ibintu bipanze. Niko byaje kugenda ndetse agace ka mbere ka filime gasohoka kameze neza n'abantu baragakunda cyane. Twakomeje gukora ari nako tugenda tubifatanya n'utundi turimo dutandukanye twadufashaga kubona ubushobozi n'ibyo kurya. Twakinaga bisa nkaho turi kwimenyekanisha, nta mafaranga twabonaga avuye muri iyo mikino, ahubwo byo byadusabaga gushora kugira ngo bigere kure abantu benshi babimenye. Rero agace kari bukurikire hagomba gukenerwa undi mukobwa mushya muri timu. Icyari gitahiwe yari ukumushaka. Nanjye natangiye kumushaka ugendanye n'uwo nifuzaga. Bitewe n'urwego twari tumaze kugeraho, buri wese yumvaga yakwinjira muri timu yacu. Gusa ariko uwo nari nkeneye nagombaga kureba nimba yujuje ibisabwa kugira ngo abe umwe muri twe. Umwe mu basore twakoranaga yumvise ibisabwa ku mukobwa wari ukenewe maze ambwira ko azi umukobwa ubyujuje. Nta kindi yakoze, yanshakiye nimero ye arayimpa. Uwo munsi natashye unaniwe cyane. Nageze mu rugo mu masaha nimugoroba, ndabanza nikoza muri dushe nitera amazi. Nagombaga kuryama nkaruhuka. Ntararyama ariko nibutse ko ntarabona umukobwa nari nkeneye. Niko guhita mfata telefone ngo ndebemo nimero bampaye. Hari nka 3:00 z'ijoro, ntitaye ko wenda yaba aryamye cyangwa se ikintu cyose yaba arimo, naramuhamagaye kuko n'ubundi nari mukeneye. Ntitwari gukomeza gukina filime yacu ataraboneka. Naramuhamagaye, telefone icamo ariko ntiyayifata. Sinacitse intege, ndongera ndamuhamagara maze arayifata. Mu buzima bwanjye nagiye mvugana na benshi, nkumva amajwi y'abantu batandukanye. Gusa ariko ijwi ry'umukobwa wari unyitabye ryari ryihariye. Mu busanzwe sinajyaga ngira amarangamutima, ariko iryo joro sinamenye aho aturutse. Nageze ngo ahari wenda ni bimwe by'abiki gihe bigira abo batari bo. Gusa we ryari ry'umwimerere. Umukobwa naramwibwiye nawe aranyibwira, ariko nkumva ijwi rye riri kunkurura cyane. Twagiranye ibiganiro bidasanzwe, dore ko n'ubundi ntakundaga kuvuga amagambo menshi, ariko ako kanya sinamenya aho aturutse. Twavuganye iminota isaga 30 ntaramubwira icyo namuhamagariye. Aho mbyibukiye narabimubwiye. Ambwira ko yakuze afite inzozi zo kuzakina filime, ariko akaba yarabivuyemo atakibishaka, ko yagiye mu bindi. Ambwira ko twari dukoze kuba twari twamutekerejeho. Bitewe n'ibiganiro twari twagiranye, numvaga mu ijwi rye n'amagambo avuga ari umuhanga kandi akaba asobanutse. Numvishe ngize amatsiko yo kumubona. Namusabye ko twahura nimba ntacyo byaba bimutwaye. Nk'umwari ufite umuco ariko ntabwo yari guhita anyemerera. Ari n'ubwa mbere tuvuganye.
yambwiye ko muri iyo minsi atari kubona umwanya ko afite ibyo ahugiyemo. Numvaga nta rwitwazo yampa rwatuma tutabonana ngo ndwumve. Ndamubwira nti se byashoboka ko ngiye ngusanga aho uri ariko nkakubona basi? Yumvishe nkomeje kumwinginga cyane maze aranyemerera dupanga umunsi wo guhuriraho. Ntababeshye iryo joro nararanye akanyamuneza ndetse ndanasinzira bitandukanye n'uko nasinziraga. Sinigeze menya n'igihe bwakereye. Nakanguwe n'abashuti banjye twakuranaga banzaniye undi mukobwa nawe ngo turebe ko yujuje ibisabwa. Naramugerageje muha ibizami byose arabitsinda. Mba mbonye uwo nifuzaga nawe yinjira muri timu. Akazi kacu karakomeje, dukomeza gukora udufilime twacu ari nako tugenda tumenyekana. Gusa rya jwi rya wa mukobwa nakomeje kujya ngenda ndyumva mu matwi yanjye, nkumva iminsi iri kugenda gake ngo njye guhura nawe. Nagendaga mushushanya mu ntekerezo zanjye ngendeye ku ijwi rye. Ubwo rero umunsi nyirizina waje kugera, nikoraho nambara neza ndazamuka. Wibuke hari mu cyaro, ahantu yari yambwiye ko twahurira hari mu ishyamba, n'ubundi ahantu hasanzwe hasohokera abantu batandukanye. Sinzi impamvu ariho yari yahisemo. Ubwo nafashe urugendo ndagenda. Hari mu masaha y'igicamunsi, akazuba ari gake. Nakomeje kugenda ariko n'ubundi ndahagera. Nari mfite amatsiko menshi yo kumubona. Ubwo nahageraga ariko nta muntu nahasanze. Nategereje akanya gato, mbonye atari kuza niko gutekereza ngira nti nafashe umwanya wanjye nza hano kubera ijwi ry'umukobwa koko? Ese ubundi ni gute umuntu mwumva rimwe nkahita nifuza kumubona? Menya hari naribagiwe uwo ndi we. Nta n'impamvu yo gutegereza, wasanga ari ukunkina atari buze. Reka nanitahire. Natangiye gukata ngo nsubire inyuma nitahire. Nubuye amaso ku ruhande mpita mbona umukobwa uhahagaze bisa nkaho ari kunyitegeza cyane. Nanjye ubwo namurebanye umujinya mwinshi ari nako ngenda musanga. Yari umukobwa udashamaje cyane urebeye inyuma. Gusa yari yambaye imyenda miremire ubona yikwije. Yari afite mu gahanga hanini kandi afite umusatsi mwinshi usokoje neza. Isura ye yari imibiri yombi. Mu by'ukuri nta na kimwe cyangwa se nta n'impamvu n'imwe yari gutuma mwitaho. Gusa nakomeje kwibaza impamvu ari aho wenyine. Niko kugenda musatira. Namugezeho mubaza n'umujinya mwinshi ngira nti niko yawe muko uramara iki hano wenyine? Umukobwa yanze kugira icyo ansubiza ahubwo akomeza kunyitegereza. Ndongera ndamubaza nti se ubana n'ubumuga bwo kutavuga? Nakubajije nti uramara iki hano? Umukobwa yarasetse arangije avuga mu kajwi gatuje cyane agira ati nanjye nari ndimo nibaza impamvu uri hano wenyine kandi ukaba wanivugishaga. Narikanze cyane nkimara kumva ayo magambo. Ndangije ndamubaza nti se wa mukobwa we urimo kunkurikirana? Ataravuga byinshi ariko natangiye kumva ya majwi ya wa mukobwa twavuganye kuri phone. Uko uwo ansubiza nkumva ijwi rye risa nka ryarindi neza neza. Niko gutuza ndamwegera ndamubwira nti ni wowe Vanessa? Umukobwa arikanga cyane maze arambwira ati umenye gute ko ndi Vanessa? Ahubwo se ni wowe Paul? Nkimara kumenya ko ari we nari ntegereje mufitiye amatsiko menshi, natangiye kumureba nsa nk'uwamupinze. Kuko uwo nari niteze ko ndi bubone si we nari ndimo kureba, nkurikije uko namwumvaga mu ijwi. Gusa ariko kugira ngo atabona ko namupinze nahise mubwira nti ijwi ryawe ririhariye neza neza. Uko uvuga kuri phone ni nako uvuga bisanzwe. Nari mfite amatsiko menshi yo kukubona. Nishimiye guhura nawe. Twakomeje kuganira ariko ibiganiro bigendanye na filime.
namubwiye ko ijwi rye ribereye gukina filime, ambwira ko yakuze abikunda ariko bikaba byaramuvuyemo atakibikunda. Muri ako kanya tukiganira, ikirere cyarahindutse, imvura ihita igwa bitunguranye. Kubera ko n'ubundi twari turi hafi y'iwabo, yarambwiye ngo reka ajye kuyugama mu rugo nimba ntacyo bintwaye. Sinari kubimwangira, naramuretse ansezeraho aragenda. Nanjye nsubira inyuma, imvura impondagura, ari nako niciraguraho ndimo nicuza impamvu nafashe umwanya wanjye nkajya kureba umuntu nk'uriya. Tugarutse ku ruhande rwa Patrick, bisa nkaho bitari bimumereye neza nkurikije amakuru nahabwaga. Umubiri we watangiye gucika intege, atangira kumera nk'uko yari ameze mbere atarabarwa. Sinabigize birebire, ahubwo nakomeje kwita ku kazi kanjye kuko n'ubundi ntacyo nari kubikoraho. Umunsi umwe telefone yanjye yarasonnye, ndebye mbona ni Vanessa umpamagara. Nibajije impamvu yatuma mpamagara, ariko ntekereje rya jwi rye mpita mfata fone nditaba. Vanessa yari afite ijwi ryiza ku buryo nkimara kuryumva nahise mpindura intekerezo zanjye zose nari mfite. Yambwiye ukuntu yanejejwe no guhura nanjye, ambwira ukuntu yabanje kuntinyamo akimbona, ndetse ambaza nimba ngo ntarabaye umusirikare. Namubajije nti se ni mpamvu ki ituma umbaza nimba narabaye umusirikare? Yahise yoroshya ijwi rye maze arambwira ngo mumbabarire nimba ndi kubinjira mu buzima cyane, gusa ariko nkurikije uko nakubonye, uburyo uvuga witonze kandi nanone wihuse, uburyo utapfa guseka n'uburyo urebamo, naketse ko waba uri nk'umusirikare. Numvishe ayo magambo ndangije ndamubwira ngo sinigeze mba umusirikare, ariko nifuje kwitwara nkawe. Nabwo twagiranye ikiganiro kitari gito, bigeraho numva nyisanzuyeho cyane. Umunsi wakurikiyeho twagombaga kujya muri shoot nk'ibisanzwe. Uwo munsi twagiye gukorera hafi ya hahandi nahuriye na Vanessa. Twatangiye gukora nk'uko kuri gahunda byari bipanze. Bigezemo hagati, amaso yanjye yabonye ibyo atari yiteze kubona. Nubuye amaso ndebye ku ruhande, mbona Vanessa ari kuza agana aho twari turi. Sinari nzi aho avuye cyangwa hagiye, ariko naratunguwe cyane. Ntababeshye, nkimukubita amaso sinzi ahantu ibitekerezo byahise bijya. Natangiye gucanganyikirwa mu mutwe, ndetse ibyo nakoraga nabyo ntangira kubivangavanga. Uko yagaragaraga byari bitandukanye n'uko yagaragaraga duhura bwa mbere. Yari yambaye agakabutura kagufi kamufashe kagaragaza imiterere ye, no mu maso yari yahindutse, gusa umusatsi wo wari ukiri wa wundi. Yaraje aradusuhuza, arambaza ati se hari icyo byaba bitwaye yigumiye aho akaba areba uburyo filime zikorwamo. Naramubwiye ngo nta kibazo rwose biremewe. Twakomeje gahunda yacu, gusa ariko nagombaga gukora cyane kugira ngo mwemeze. Ubwo muri ako kanya nanone ikirere cyahise gihinduka, imvura iragwa. Ubwo twese twavuye aho twiruka tujya kugama hafi aho ahantu hari inyubako. Tukimara kugerayo, imvura yaguye ari nyinshi cyane kandi igwa n'umwanya munini. Aho nari mpagaze ubwo, Vanessa nawe yarahagaze impande yanjye, ariko anyitegereza cyane. Nanjye ubwo intekerezo ntizari aho hafi, nari ndimo ntekereza ku muvandimwe wanjye Patrick, nibaza ukuntu agiye gusubira kwa muganga n'itariki muganga yamuhaye itaragera. Ako kanya hari ifoto yaguye impande ya Vanessa, igwa yiyubitse itagaragaza uyiriho. Nahise ngira amatsiko yo kumenya nyirayo. Ubwo narunamye ngiye kuyitoragura, Vanessa arayintanga arayitora. Nanjye ubwo nakomeje guhangana nawe nshaka kureba, ariko arayinyima. Twakomeje ibyo kugeza bibaye nk'umukino. Bisa nkaho yari abikoze abishaka kugira ngo ahari mve mu ntekerezo nari ndimo. Twakomeje gukina nshaka kureba umuntu uri ku ifoto, bisa nkaho turi kwirwanira, maze
asa nk'unyereye gato agiye kugwa, mpita mutangirira ku gikuta, ubundi duhuza amaso n'isura, turitegerezanya cyane, habura gato ngo dusomane. Telefone yanjye yahise isona, ndebye nsanga ni data wacu. Nitabye mfite ubwoba bwinshi, niko kumbwira ngo nitegure mu cyumweru gitaha dufite gusubira kwa muganga, Patrick ngo akomeje kuremba. Ako kanya bisa nkaho isi yanyikaragiyeho, mbura icyo kuvuga n'icyo gukora. Imvura nayo bisa nkaho yari irimo guhita. Ntitwari busubire muri shuti kuko bwari bwije, ahubwo twahise dutaha. Nageze mu rugo nsanga mukuru wacu arahari, ariko n'ubundi yari yasinze. Namubwiye gahunda zose uko zimeze, mubwiye ko Patrick akomeje kuremba, ambwira ko ibyo bitamureba. Ubwo nifuzaga kumubwira ko ari we wazajya kumurwaza, ariko nahise mbyihorera sinabimubwira kuko n'ubundi yari kunyumvira ubusa. Nari naniwe, nagombaga kuruhuka. Ninjiye mu cyumba cyanjye impita nirambika ku buriri. Ubwo kandi ni nako nari ndimo ntekereza kuri Vanessa. Sinzi impamvu noneho isura ye nari ndimo nyitekereza. Nibutse ibyo njye nawe twari tugiye gukora, maze ndisetsa. Nibwo bwa mbere nari ntekereje ku muntu nkaseka. Nahise mfata fone ndamuhamagara, byibuze ngo amare irungu. N'umujinya nari mfite. Mu kwitaba kwe natunguwe n'ibibazo yambajije agira ati, ese Paul, kuki utigeze ubimbwira? Kuki wabimpishe? Ubu se wumvaga ntazabimenyara? Narumiwe cyane, ndamubaza ngo ibyo n'ibiki urimo kuvuga? Arambwira ngo humura Paul, wenda si byari ngombwa ko ubimbwira, ariko komeza wihangane. Ndabizi ko mukuru wawe arwaye kandi ameze nabi cyane. Gusa ndakwihanganishije, ubu noneho menya impamvu utajya useka. Vanessa yari atandukanye cyane, sinzi uburyo yabimenyemo, gusa ariko byaranshimishije cyane kuba byibuze hari umuntu unyihanganishije mu bihe nari ndimo. Nanjye ubwo namubwiye byose, ndetse mubwira ko ndi kwitegura gusubira kwa muganga. Yandemyemo imbaraga, amba hafi, anyitaho kugeza igihe cyo gusubira kwa muganga kigeze. Uwo munsi nazindutse kare cyane mu museso, mfata imodoka inkura mu cyaro, ndongera nsubira mu mujyi. Nagombaga guhurira na Patrick ku bitaro bikuru aho yagombaga kuvurirwa. Nagezeyo mbere y'uko ahagera, mbanza gutegereza akanya gato. Muri ako kanya imodoka ya data wacu yarahageze, nuko ntungurwa no kubona Patrick bayimusohoyemo bamufashe, ndetse bahita bamwicaza mu kagare. Yari yarananutse ndetse yarahindutse mu bigaragara, ntabwo yari akirya ngo abibashe. Naramurebye agahinda karanyica. Dukubitanye amaso aramwenyura, ariko ubona ko n'ubundi hari mu buribwe bwinshi. Ahari wenda naketse ko yari yishimiye kongera kumbona. Nanjye nariyimanganyije ndamwenyura, ariko mu by'ukuri amarira yari yatangiye gushoka ku matama yanjye. Narebye ku ruhande ndayahanagura, ubundi ndamwegera ndamusuhuza, duhita dukomeza urugendo twinjira mu bitaro. Abaganga baratwakiriye batwereka igitanda cyo kuba dutegererejeho. Baduhaye iminsi yo gutegereza kugira ngo muganga wagombaga kumusuzuma aboneke. Bisa nkaho yari iminsi ya nyuma yo kuganira na Patrick. Nawe yabyumvagamo ko hari igihe atazongera kubona ayo mahirwe yo kuvuga no guseka. Iyo minsi rero yayikoresheje neza rwose. Nubwo yari ari mu bubabare, ariko yacishagamo agaseka, ndetse agasetsa n'abandi barwayi. Ubwo kandi Vanessa ntiyasibaga kumpamagara ambaza uko merewe aho kwa muganga. Buri munsi yaramvugishaga ambwira amagambo meza yo kumpumuriza. Aha natangiye kumufata bitandukanye. Iyo namaraga umunsi tutavuganye, nabaga numva mukumbuye cyane.
natangiye kujya mutekereza kenshi. Vanessa yatumaga ntakomeza kugira agahinda k'umuvandimwe wanjye. Patrick igihe cyaje kugera, muganga araboneka maze baramusuzuma basanga nanone afite ibibyimba byinshi mu mara. Barabibaze ariko ntibyagira icyo bitanga, aho kugabanyuka ahubwo bikiyongera. Muganga nawe byabanje kumucanga, ariko nyuma yanzura yuko Patrick yatatswe na kanseri. Abaganga batubwiye ko ntacyo babikoraho, ko ubushobozi bwabo ari aho burangiriye. Dogiteri n'ubundi yadusezereye mu bitaro, aratubwira ngo nitwihangane tujye kurwariza mu rugo, ubundi dutegereze iby'Imana izakora. Kuri iyo nshuro data wacu yanze ko Patrick asubirayo, nuko mfata umwanzuro w'uko ndamutwara mu cyaro akaba ariho murwariza. Niko byaje kugenda, nuko data wacu adutwara mu modoka atugezayo. Ntabwo byari byoroshye ku mwanzuro nk'uwo nari mfashe, ariko kandi nanone nta yandi mahitamo nari mfite. Twabayeho mu rugo, Patrick yarabaye nabi cyane, indwara yari yaramuzengereje. Najyaga muterura nkamujyana ku kazuba, nkongera nkamuterura nkamujyana ku buriri. Twabaye muri ubwo buzima igihe kitari gito, ubwo kandi mukuru wacu ntacyo byabaga bimubwiye. N'ubundi yakomeje gahunda ye yo kwinywera ibiyobyabwenge. Ubwo byose narabyitegerezaga, agahinda kakanyica, nkiherera nkarira, ari nako mbaza Imana nti kuki wahisemo ko ibi ngibi ari njye bibaho? Nacumuye iki kugira ngo umpe ibigeragezo nk'ibi ngibi koko? Basi se wenda gira icyo ukora kugira ngo nduhuke. Gusa ariko kubera ko Patrick mbere yo kurwara yari afite inshuti nyinshi zatubaye hafi, ntitwigeze tuburara cyangwa se ngo tubwirirwe. Ubwo ku ruhande rwa Vanessa nawe ntiyahwemye kumvugisha. Rimwe na rimwe yaramvugishaga agatuma nibagirwa ko ndi umunyabibazo, nkisanga nasetse. Numvaga ibyishimo byanjye bishingiye kuri Vanessa wenyine. Hamwe nabaga nacitse intege nibaza icyo gukora, yabaga ahari. Mu by'ukuri natangiye kumwiyumvamo cyane, natangiye kumva ari byose byanjye. Patrick nawe yakomeje kurwana n'ubuzima, ariko n'ubundi aratsindwa. Igihe yari afite ku isi kirarangira, atuvamo gutyo. Nari mukikiye mu biganza byanjye mubona agenda. Byarangoye kubyakira, ibyo kwihagararaho biranga, ubundi ndaturika ndarira. Nibazaga ukuntu ngiye kubaho adahari, nkibaza impamvu ari we Imana yahisemo kandi yarafatiye benshi runini. Siniyumvishaga ukuntu yansiga n'inzozi twari dufite tutazigezeho. Ubwo natangiye kumuhamagara nsakuza cyane, ari nako munyeganyeza ngira ngo wenda arongera akanguke. Sinzi uko byagenze, ariko nakangutse mu gitondo mbona mu rugo huzuye abantu benshi, kandi bigaragara ko batishimye. Batangiye kugenda banyihanganisha, bamfata mu mugongo. Nibwo nemeye neza ko Patrick ntazongera kumubona. Nari nzi ko ndahita mbyakira ngakomeza ubuzima bwanjye, ariko siko byagenze. Nabaye nk'umusazi, ndwara trauma. Ibintu byose nakoraga ndabireka, ahubwo ntangira kwiyahuza amayoga menshi cyane, ari nako nirirwa nzerera imihanda. Numvaga ntacyo nkimaze kuba ndi ku isi. Ubuzima numvaga bumbihiye cyane. Nyamaze Vanessa yahoraga ampamagara ampumuriza, ariko simwumve. Gusa yaranganirizaga n'ubundi agatuma nongera kwishima, nubwo byabaga ari iby'akanya gato. Nyuma y'amezi 2 ibyo bibaye, nafashe umwanzuro nsubira mu cyaro. Nari mfite amatsiko menshi yo guhura na Vanessa. Numvaga ari wo muryango wenyine nsigaranye. Bwari bwo tugiye guhura ntafite ibibazo, mbese nari nariyakiriye. Nagiye nishimye n'ubwuzu bwinshi,
bwo kumubona. Twarahoberanye biratinda, mu by'ukuri twari dukumburanye ku mpande zombi. Namufashe mu biganza ndamubwira nti, Vanessa, ndagira ngo nkubwire ko ari wowe muntu watumye nongera kugarura icyizere cy'ubuzima nyuma y'ibyo nanyuzemo byose. Nyemerera nkubwire ko ari wowe byishimo byanjye. Ni wowe muntu watumye nongera guseka, utuma imitekerereze yanjye imwe n'imwe itari myiza nyireka. Vane, ndagukunda cyane. Vanessa kumva ayo magambo yaranyitegereje cyane, nanjye ndamwitegereza, amaso ye atumbiriye mu yanjye. Ubundi ku nshuro ya mbere turasomana biratinda. Sinamenya aho imvura nanone iturutse. Yahise igwa iratunyagira. Uko yanganaga kose ariko ntitwari kuyumva. Yaje guhita Vanessa dutandukana numva ntabishaka. Numvaga ntashaka kongera kujya kure ye. Gusa ariko ntitwari kugumana. Igihe cyaje kugera nsubira mu mujyi, ari naho ndi aka kanya. Ubu ndishimye, nasubiye mu buzima busanzwe, nabonye n'akazi keza. Nkomeje na gahunda yanjye yo kwandika filime. Dore ko noneho nanabihuguriwe, bifiteho ubumenyi bwisumbuye. Ikirenzeho ndi kwitegura kubana n'umukunzi wanjye Vanessa. Murakoze cyane. Nizere ko iyi nkuru ya Paul yabashimishije. Kandi nawe nimba hari inkuru wifuza kutugezaho, twandikire kuri nimero yacu. Nge wayibagejejeho nitwa Wusi. Imana ikomeze ibane namwe.